Ndabasuje mwese. Uyu ni Byiza Jonathan. Mbibutsa gukora subscribe. Filime nk'izi zibagera hari nyinshi. Tangira tubona agakundi k'abahizi b'inyamaswa bafite imbunda, bisa nkaho hari ikintu gikanganye bari guhiga. Begera ahantu hari agakundi k'intare ziri kurya impara yapfiriye hasi. Abo bahizi barashe intare, gusa umwami w'intare yarabacitse. Abahigi batangiye gutega imitego yo kuza kwica iyo ntare nk'uri kuri izindi, gusa ntibamenye ko yari yabegereye iri hafi yabo. Umwe mu bahizi yahise agaragara, intare yamuteye inzara, yamwangije cyane bikabije, ari umupfu ugenda. Undi mu gihe ari guhunga umwe mu mitego bari bateze iyo ntare, uhita umushibukana uramuzamura. Intare yahise yataka undi muhizi, bose irabatsemba. Umugabo Dr. Nate Samuels uzwi ku izina rya Idris Elba, we n'abana be bari batembereye muri iyo parike baje kwirebera ibyiza nyaburanga. Nate yahawiriye n'inshuti ye Martin uyobora abakerarugendo, akabatembereza bereka ibyiza nyaburanga. Barishimye ndetse baza gusangira n'ibya nimugoroba, bombi baganira abantu batari baherukanye, ariko ubona basa n'abaziranye cyane. Ndetse umukobwa mukuru mu ba Nate yatangiye gutonganya se ko batarigeze haboneka mu minsi ya nyuma nyina yajyaga gupfa, batangira kubitonganira. Umunsi ukurikiyeho bukeye, Nate n'abana be Martin yagiye kubereka intare. Martin wari ushinzwe kuyobora abakerarugendo ndetse akaba umuhanga mu kurera inyamaswa, yagejeje inshuti ziwe ahantu hari intare yareze. Zose zari inshuti ziwe, bakina rwose nta kwikanga. Intare zimusuhuza rwose nkaho zibonye inshuti yazo, gusa muri izo ntare yabonyemo intare imwe yarashwe. Agerageje kuyegera abona iramurakariye cyane, niko kuhita avuga dusubire inyuma, arabona itameze neza. Uko bakomeje gutembera, Martin yabajyanye mu gacyaro kari aho hafi, gusa bakigera muri ako gacyaro kari kegereye hafi aho ngaho, bahabonye imibiri y'abantu bapfuye benshi. Ababwira ko abona bariwe n'intare yari ifite umujinya, kuko yari azobereye mu bijyanye n'inyamaswa cyane nk'intare. Nate papa w'abakobwa hari umwe yari abuze, amushakisha uruhindu, bahita bafata imodoka baragenda. Amaze kumubona bari mu nzira bagenda, bahise bakubitana n'umugabo bitaga Ronald mu nzira. Intare yamuriye, uwo mugabo yahise apfa. Nate papa w'abakobwa agerageza kumuvura biranga. Martin yahise afata imbunda areba aho hafi ko hari intare yaba ihari. Martin yahise abona intare, arahindukira atangira kuyirasa. Nate wari usigaye ku modoka avura wa mugabo. Byarangiye Nate wari wumvishe isasu arahaguruka n'igihunga, yitegereje neza abona intare iri kuza imusanga ahari ifite umujinya, niko nawe kuhita yirukira mu modoka y'abakerarugendo bari barimo we n'abana be, ahita yinjiramo. Intare igerageza uko ishoboye kose ngo yinjire mu modoka, bibi by'ubusa. Batwaye imodoka igitaraganya, birangira bakoze impanuka ihagama ahantu hejuru ku maga. Bagerageje gufata icyombo bahamagare mugenzi wabo Martin bari basize inyuma, bigaragara ko yari yamaze kuribwa n'intare. Nate yamubwiye uburyo agerageza kugira ahagarika amaraso yiwe yari ari kuva cyane. Nate yahise afata imbunda yari iri mu modoka, ashyiramo amasasu, ajya hejuru y'imodoka agerageza kureba niba yabona intare ayirase. Intare yahise yigaragaza, intare ititangira kwataka Nate aho yari ari hejuru. Umwe mu bakobwa ba Nate yahise yiruka ajyaho Martin wari wariwe n'intare ari. Nora ahita afata urushinge arujomba ya ntare mu gihe yari iri kurwana na se. Mia yagerageje uko ashoboye azana Martin mu modoka batuje. Ya ntare yo bari bayiteye urushinge ruyica intege, yasubiye kwihisha. Bombi bagumye mu modoka basangira utwo bafite, banywa amazi yari asigaye mu modoka mu gihe bari bagitegereje ubufasha. Bose baguwe agacuho, maze papa w'abakobwa atangira kurota abakobwa be baribwa n'intare. Mu kubyuka yabwiye abakobwa be ko rwose yakundaga nyina cyane kandi yicuza kuba yarashize mu mwuka atahari. Muri ako kanya bagiye bumva imodoka iri kuza igana aho bari. Barebye neza ni babahigi b'inyamaswa, begereye imodoka ndetse batunga papa w'abana imbunda, ndetse bibuka ko nawe yari umwe mu bacunga ubuzima bw'inyamaswa aho ngaho kandi yishe umwe mu bantu babo, niko guhita batangira kwihorera. Bakiri muri ibyo ngibyo bagiye kwica Nate, ya ntare yahise ibahukamo bose itangira kubarya umwe kuri umwe. Ako kanya papa w'abana ahita ajya mu mirambo gushaka umushoferi wari ufite urufunguzo rw'imodoka bari bagiyemo. Mu gihe undi yagiye gushaka urufunguzo, ya ntare umwami w'ishyamba yahise atera ya modoka yari asizemo abana. Martin nta kindi yahise abwira abana ko agiye kuyirangaza, ubundi bakirukira muri ya modoka yindi bari barimo. Abana baragiye, intare isimbukira mu idirishya ry'umuryango w'imodoka. Martin imodoka yari ihagaze ku manga ahita yisunika, bagwana mu mpanga we na ya ntare. Yitangiye abana, yitangiye umuryango, gusa bageze hasi intare
ari nzima na Martin akiri muzima. Martin abuze uko abigenza, esanse yari iri kumeneka mu modoka, abafashe ikibiriti arayireka iramwegera neza. Imaze kumwegera ahita acana cya kibiriti, bombi baraturikana. Abana babwiye papa wabo ibyabaye, yumva ageze agahinda, bahita bicara mu modoka kuko yarazanye imfunguzo baragenda. Gusa kuko umwe mu bakobwa be yari yakomeretse, yagerageje uburyo yamuha ubutabazi bwihuse, abona ikizu hafi aho ngaho, abarahagaze bakigiyemo, atangira kwita ku mukobwa we, bigaragara ko wari wakomeretse cyane bikabije. Gusa ko yari ari kumuvura, bitunguranye intare yahise igaruka nanone, bisobanuye ko itari yapfuye. Intare yagaragaraga nk'iyababayemwo, gusa nanone igikomeje kuba impigi. Papa w'abana yatangiye kuyirangaza, atangira gukubita ibyuma kugira ngo ibone ahari akize abana be, atangira kuyirangaza yijyana hirya. Papa w'abana nk'umuntu wibuka neza, yibutse ko aho hafi hari za ntare nziza zimwe Martin yareze ndetse akazirera neza. Nibwo yayobeje ya ntare ayijyana mu ndiri za ya ntare nziza, kandi murabizi neza ko nta bitwe bibiri mu nkono, nta batware babiri ahantu hamwe, ntabwo byashoboka. Intare yaje imukurikira cyane n'umuvuduko, iramwataka, itangira kumushwanyaguza, imwonona ahantu hose, impande n'impande. Gusa nayo ubona rwose nta ntege. Neti nawe yagerageje kurwana nayo nk'umuntu w'umugabo, bararwana rwose, arayemerera amwangiza, gusa nawe akayirushya nk'umuntu w'umugabo. Yari yizeye neza ko izindi ntare nizibyumva zirahita zihagoboka zigatangira kurwana n'iya ntare. Papa w'umwana nawe utari woroheye intare, yayiteye icyuma mu rubavu ahagana mu ijosi, ibandagara hirya. Ikiri muri ibyo mu kujya kubyuka, intare yari ikwiriye izindi aho ngaho, ibirahasesekaye, itangira kwataka ya ntare yari yigeze kasha mu giturage hose. Intare byararwanye, izindi ntare birangira ziyishe. Neti wari uri aho ku ruhande ari kureba uko biri kugenda. Byarangiye yaguye igihumure. Mu kubyuka yabyutse ari kwa muganga. Abana bamubwiye ko za ntare zishe ya ntare yindi, zarinze amatwari yazo neza nta kibazo. Undi nawe atangiye koroherwa, bafata n'agafoto ka nyuma bagiye kuva aho ngaho. Inkuru nk'izi n'izindi zose uzajya uzikurikira hano kuri WION. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo byinshi byiza bibagereho. Nari Byiza Jonathan, ndabashimiye.